Sashimwe dusenge haguruka turirimbire Yesu indirimbo 196 mu gushimisha turaririmba gusa igitero cya kane. Imana iduhana umugisha nicyo tugiye guhimbarizamo Imana tukizereremo kandi dutekereze kuri aya magambo twumve icyo Mwuka Wera ashaka kutubwira uyu munsi. Reka turirimbe. Yuka mundo budase yuka beru ndiro nere misi Yesu wandi yuka beru ndiro nere misi ntabwo namenye imigambi Imana niwe uzi imigambi yawe kuri njye. Icyo nzi cyo ni kimwe mwana n'ubudasiba y'ukomero Ramburira Imana amaboko atubereye ubuhungiro tukiri muri iyi si. Imigambi ntabwo twayimenya icyo yuka n'ubudasiba yuka gashuko niremese yuka meruruhungiro niremese namenye ntabwo nabimenya ariko data wa twese wowe uzibinkwiriye uyu munsi uzibinkwiriye icyo ngicyo ni uko nkunda mwami ameruhungiro niremese yuko ameruhungiro niremese Imana ishimwe data wa twese ahabwe icyubahiro. Iyi ndirimbo ni nziza cyane, ndashima Imana. Data tubereye ubuhungiro tukiri mu isi, uyu munsi aduhaye aratubera ubuhungiro. Reka twumve ijambo ry'Imana. Uyu munsi turahagarara muri Yeremiya 33 murongo wa 2 kugera ku wa 3. Yeremiya 33 murongo wa 2 kugera ku wa 3 haravuga ngo kuniko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Umwami yubahwe, umwami ahimbazwe. Yavuze ngo iki? Ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Byavuzwe nande? Kuri 2. N'Uwiteka ugira icyo akora, niwe ugira icyo akora kandi niwe ugira icyo arema, yarangiza icyo yaremye akagikomeza. Yavuze ngo tabaza, aragutabara, akwereka ibikomeye biruhije utamenya. Ndakwibutsa ko turi mu kwezi ko kwiga gusenga. Yesu arashaka ko kwigisha ukuntu watabaza. Mwuka Wera tumwemerera twigisha ukuntu twatabaza. Ijuru ryavuze ngo tabaza, ariko ukeneye kumenya uko watabaza. Urabona mu muco wacu Kinyarwanda, Abarundi gutyo, hari ukuntu twebwe dutabaza. Iyo umuntu atewe ushaka kuvuza induru ati yo ndimo ntabare. Aho ni mu muco nyarwanda, nuko batabaza. Nijoro abajura babi cyangwa se n'ibindi bibaye ugatabaza, nuko bakavuza amajerekani cyangwa se nanone ushaka gutabariza kuri telefone. Muri iki gihe ugatabaza, ugahamagara abagutabara. Uyu munsi rero ijuru ryavuze ngo ryo dutabaza ijuru. Gutabaza rero mu ijuru twebwe ni mu masengesho, kumenya gutondeka ibyo tubwira Imana. Ukeneye ko Mwuka Wera twigisha tumenye uko twatabaza. Ibihe turi gucamo twatabaza gute? Iminsi turimo twatabaza gute? Iyo muririmbyi yanejeje igitero cya kane kiravuga ngo ntago namenye imigambi ye, ngo nzi kimwe cyo nuko nkunda ubudasiba. Nzi yuko mbereye ubuhungiro
nkiri mu isi. Haleluya. Data yavuze ngo tumutabaze kuko atubereye ubuhungiro. Tumutabaze aradutabara, ariko dukeneye kumenya turatabaza gute, turasenga gute, turabimubwira gute. Dukeneye ko Umwuka Wera atwigisha gusenga. Gutabaza ndagutabara, haguruka. Tiwabura gutabaza gutabarize mu buriri, reka. Ahubwo urahagarara ukaramburira Imana amaboko mu mashimwe watabarizamo pardon, mu izina rya Yesu. Uko kwizera kwawe birasaba kuko kwizera kwanjye tukuzamura tugatabaza Kristo wazutse. Haleluya. Birasaba ko dufungura umunwa, dufungura imitima yacu, hanyuma tugatabaza Umwami. N'Imana yumva gusenga, n'Imana iri mu ruhande rwacu. Nguko niko Uwiteka avuga, ugira icyo akora. Ndakumenyesha ko Uwiteka ari ugira icyo akora. Iki gitondo tubimenye, ni Uwiteka ugira icyo yakora. Tunabona abantu batugiriye neza, ni Uwiteka uba wabategetse, ni Uwiteka uba wabaciyemo. Nitunabona hari igikoretse, ni Uwiteka uba wabisizeho, akabireba, akadutekereza hari mu ijuru rye ryera, yarangiza akavuga ngo umwana wanjye namugirira neza gutya, nakora gutya. We ugira icyo akora akagicisha muri uwo muntu akakitugezaho. Haleluya. Niwe ugira icyo arema. Igitondo tumenye ngo ni Imana irema, kandi icyo yaremye akagikomeza. Humura Imana Data irarema, kandi ikiremye akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye. N'Uwiteka ntahindurwa n'ibihe, ntahindurwa n'iminsi, ntahindurwa ngo baba ngo baramukura ku bwami bwe. Hoya, ni Imana irihagije, ni Umwami w'abami. Haleluya. Ngo ntabaza ndagutabara. Tabaza Yesu, tabaza Data wa twese. Muri iki gihe cyo gusenga harimo no kwiga gusenga yo gutabaza. Kwiga gusenga yo gutabaza Imana. Birayoberanye. Tabara Imana, haguruka aho umbuturo bwawe. Tabara Mwuka Wera w'Imana, fasha kuniha. Ahangaha kwari ugusenga amasengesho, ibita amasengesho yo gutabaza. Ubwo turayamenye ubwoko bw'amasengesho. Mu kwezi ko kwiga gusenga hariho ubwoko bwinshi bw'amasengesho, ariko uyu munsi turazirikana amasengesho yo gutabaza. Ibi ni Uwiteka abibwiye Yeremiya. Hanyuma Yeremiya ubwo yari akingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe, ariko muri uko gukingiranwa mu gikari cy'inzu y'imbohe yumvaga Imana. Haleluya. Yumvaga ijwi ry'Imana, yumvaga Uwiteka amuganiriza. Aramubwira ngo nubwo uri mu nzu y'imbohe, nubwo ufungiranye, tabaza. Yesu ashimwe. Nubwo ubona uboshye, ariko nubwo ubona gusohoka bigoye mu gihome, tabaza. Hano ni ku murongo wa mbere. Tabaza kuko Imana avuga ngo tabaza kuko ndi Uwiteka ugira icyo akora. Ninjye wagusohora aho ngaho. Tabaza kuko ninjye wagira icyo nkuremera, nkakuremera inzira, nkakuremera ibihe, nkakuremera abaza kugutabara aho hantu, nkakuremera ibitariho bikabaho, kuko njyewe mporaho. Haleluya. Tindabaza ndagutabara. Muri uko kwiga gusenga, aya masengesho yo gutabaza, nidutabaza Data aradutabara. Muri uko gutabaza kwandi, muri uko gutabaza kwacu, aratwereka ibikomeye birihije tutamenya. Ahangaha rero uhita ujya kwihuza n'Umwuka Wera w'Imana. Uhita ubwira Umwuka Wera w'Imana, kuko Umwuka Wera w'Imana niwe uduhishurira ibiri mu isi y'umwuka, niwe uduhishurira iby'ibihe bizaza, niwe uduhishurira iby'iminsi, niwe uduhishurira iby'abo turi kumwe, niwe uduhishurira aho turi kunyura, niwe utubwira, niwe uduha amakuru yizewe. Haleluya. Niwe uhambura ibyari bifuzaga tubwira ngo dore nibi. Ni Umwuka Wera w'Imana ubikora. Igitondo uyu munsi tabaza. Data yagutabara, yemeye kugutabara. Tabaza, arakwereka ibikombe. Tabaza Yesu
arakwereka ibikomeye, arakwereka ukuri busenge. Muri uko kumutabaza araguhishurira n'ibindi utaruzi, umenye ibyo urwana nabyo, tumenye ibyo turwana nabyo, tumenye iyo turi kuva, tumenye iyo turi kujya, tumenye ibyabo tubana, tumenye buri situwasiyo nuko ihagaze. Hanyuma muri uko kubimenya rero niho turi bumenye uko turi butabaze, niho turi bumenye icyo turi buvugire imbere y'Imana, niho turi bumenye aho turi buvugirize akaruru. Nababwiye ko mu muco wacu hari ukuntu umuntu avuze induru, hari ukuntu umuntu atabaza. Niho turi bumenye ngo ndatelefona gutya, ndakanda kuri izi nimero aha n'aha, ushobora no gutabariza kuri telefone. Umwami ahimbazwe. Tabaza aragutabara, akwereka ibikomeye biruhije utamenya. Dutabaze aradutabara, aratwereka ibikomeye biruhije tutamenya. Uyu munsi ni umunsi w'amasengesho, hagarara usenge. Ntiwemere umunota n'umwe ugucika, ahubwo ufungure umunwa usenge, ufungure umunwa uramburire Imana amaboko, utabaze. Imana ni Imana yacu yumva. Yavuze ngo n'Uwiteka ugira icyo arema kandi akagikomeza. N'Uwiteka niko yavuze. Haleluya. Ugira icyo akora. N'Uwiteka uhoraho. Umwami ahimbazwe. Reka dusenge. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje. Uyu yari mu gihe cya Yeremiya, natwe turi mu gihe cyacu. Mana, duhagaze imbere yawe, turakwingize ngo dutabare, kuko wabitwemereye ngo nidutabaze uradutabara. Wabitwemereye ngo niduhaguruke, muri uko gutabaza uratwereka ibikomeye biruhije tutamenya. Mwuka wera w'Imana, turi hano kandi turatabaje. Turi hano uko twamenye neza Uwiteka, dusanzwe tubizi niwe ugira icyo ukora, uko twarakubonye n'ubundi ukora mu buzima bwacu. N'ubu muri uku gutabaza uyu munsi turagutabaje. Wumve gutabaza kw'abera, wumve gutabaza kw'abantu bawe. Abantu bose biri mu cyumba cy'amasengesho biri bagusenga. Mwami, uko bari gusenga, uko bari gushakana umwete, muri iki cyumba cy'amasengesho Mwami, bagusenge, baguhimbaze, bagushyire hejuru, bagusingize. Mwami, turagushima. Ugira icyo ukora, ugira icyo urema, udasimburwa n'ibihe n'iminsi, ahubwo uhoraho, uruhoraho. Haleluya. Turagutabaje ngo uyu munsi uganze, turagutabaje ngo uyu munsi utegeke, turagutabaje ngo ibitari iby'Imana byo kuri uyu munsi biveho. Turagutabaje ngo wumve gusenga kwa buri wese, aho umuntu wese ari kugutabaza, icyo umuntu wese ari kugutabarizamo. Ubutabazi bwawe turabukeneye, ukuri Imana itabara. Turagushimiye kandi kuri kugenda utwigisha gusenga, kuri kugenda utwigisha ibyo twavuga, kugenda Umwuka Wera. Turagushima kuri kugenda utwereka, uduhishurira, uvugana natwe, ugendana natwe, ubana natwe. Haleluya. Ugakangura amaso yacu y'umwuka, tukabona, tukamenya ibyo dusengera, tukamenya ibyo tuvugira imbere yawe. Uri kukwereka kwiga gusenga. Turakugushimiye Mwami. Hari ibintu byinshi uri kugenda utwereka, turacyari mu ntangiriro, ariko utangiranye natwe Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Turagutabaje Mana. Umuntu wese wari butabaze, wumve gusenga, uhindura ibyanze guhinduka, ureme mu buzima bwacu, kandi ukomeze ibyo uremye. Uvugane natwe, amatwi yacu yiteguye kukumva, amaso yacu uyereke, twiteguye kubona, ko dukeneye kumenya uko turi butabaze nuko turi bwifate. Urakoze. Wabanye na Yeremiya, urabana natwe. Yeremiya yari muri gereza, ariko muri iyo gereza, muri icyo gikari cy'inzu y'imbohe, aho ngaho yahumviye ijwi ryawe. Natwe hari ibyo turi gucamo, kandi turagushimiye kuvuganye natwe. Turagushimiye kandi kumanuye ubutabazi. Izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Murakoze. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Shalom shalom. Umunsi mwiza w'umugisha. Wibuke gukora sabone cyangwa se subscribe.